Data nshuti za Yesu turabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umunsi mwiza nawo Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twibukiranye iby'uru rugendo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli ibice 10 umurongo waho wa 18. Reka tubanze dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, iri jambo uriho umugisha abagiye kuryumva, ribabyutse ribakure mu bwihebe, ribasubizemo ibyiringiro. Abadakijijwe ribahe gukizwa, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amugi yombi. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi n'ijuru, ijambo ry'Imana niryo ryaremye umuntu, ijambo ry'Imana niryo ritubeshejeho. Turasenze kugira ngo uryumva wese rimufashe, rimukure mu ntege nkeya, rimushyiremo imbaraga z'umwuka wera, mu izina rya Yesu, amen. Bene data, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana riri hano muri Daniyeli ibice 10 umurongo waho wa 18. Ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, buriya ni message yawe Imana iguha umugisha. Haranditse ngo uwasaga n'umuntu arongera ankoraho arankomeza, arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe, komera koko komera. Tukivugana ntera ko ndakomezwa, ndavuga nti databuja vuga kuko unkomeje ndakomeye. Arambwira ati uzi ikinzanya ahuri, dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umutware w'Ubuperesi. Nimara kugenda umwami w'Ubugiriki arahera kwaze, ariko ndagusobanurira ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri, kuko abo nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayire umutware wanyu. Amen. Bene data, iri jambo ndashaka kubabwira uburyo Imana ifite ingabo nyinshi zijya zirwanirira abera. Niyo ntego y'ijambo tugiye kuganira. Iri jambo riravuga ngo shuti ikomera cyane, kuko Imana yawe ije kugukomeza, kandi uhumure kuko Mikayire amanuwe no kukurwanirira. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ni ijambo ry'Imana umugaragu w'Imana Daniyeli, Imana yamuhaye umwuka w'Imana amuzaho. Arangije ngo agiye kubona, abona uwasaga n'umuntu ngo araza mukoraho, ngo aramukomeza. Ndagira ngo uwo wakoze kuri Daniyeli, uwo mwana w'Imana wakoze kuri Daniyeli, uwo marayika wakoze kuri Daniyeli agakomera, nawe naze agukoreho, agukomeze mu izina rya Yesu. Ngo arangije kumukomeza aramubwira ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, reka nawe Imana igusure, iguhamagare mu izina ryawe, ikubwire ngo yewe runaka we komera ushikame, kubera ko uyu munsi ngutumyeho. Ngo Imana iramubwira ngo witinya, amahoro abe muri wowe. Nawe Imana irakubwira ngo komera witinya, ahubwo amahoro abe muri wowe. Ngo komera koko komera, komera kandi koko komera. Ngo tukivugana rero mpera ko ndavuga nti databuja, haleluya, vuga kuko unkomeje, vuga kuko unkomeje. Arambwira ati uzi ikinzanye ahuri, uzi ikizanye Imana data n'umwana n'umwuka wera ahuri. Icyambere ni ukugira ngo bakurwanirire izo ntambara zikomeye. Icya kabiri ni ukugira ngo marayika agukize iyo ndwara urwaye. Icya gatatu ni ukugira ngo wowe ufite agahinda gakabije, marayika aguhe umunezero. Icya kane ni ukugira ngo wowe utarakira umwami Yesu, ni ukugira ngo umwakire abe umwami w'ubugingo bwawe iminsi yose, akuyobore, nuhura n'ibikomeye akurwanirire. Kandi ijambo ry'Imana ryabwiye Daniyeli ngo kandi ndagusobanurira ibyanditswe
mu byanditswe by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi abo nta wundi dufatanije kubarwanya keretse marayika Mikayeli. Ariko Mana we, Imana yo mu ijuru tuyihereza icyubahiro bene data. Ifite ingabo nyinshi igikoresha kugira ngo irwanirire abizera, kugira ngo irwanirire abasenga. Kuko ijambo riravuga ngo marayika twavuganaga arambwira ngo komera. Uko niko Imana iri kukubwira ngo komera. Marayika araje mu buzima bwawe kugira ngo agukomeze, akwambutse iyo misozi n'imisozi uri kubona imbere yawe. Araje akwambutse ibimeze nk'inyanja itukura. Ahangaha turi murabona ko ari ku nyanja. Hari igihe uhura n'ibibazo by'inzitane bikamera nk'inyanja, ariko Imana iraje ikwambutse izo nyanja, ibyo bibazo, ibyo bigeragezo. Umva uko ijambo rivuga ngo nunyura mu muriro ntabwo uzashya. Impamvu utazashya ni iyihe? Nuko marayika yaje kukurwanirira, nuko ari kukubwira ngo komera, witinya, ngo ndagusobanurira. Hari ibintu Imana ije kugusobanurira. Hari ibintu umaze iminsi usengera ukaba utarabona igisubizo cyabyo. Hari ibintu uhura nabyo, ibitero, ibikuniga nijoro, inzozi mbi, ibyo byose marayika w'Imana araje kugira ngo akurwanirire. Araje kandi kugira ngo agusobanurire. Hari igihe abadayimoni baguhagurukira ugaterwa n'ibitero bitandukanye, ariko Imana iravugana nawe muri uyu mugoroba ngo komera. Haleluya. Witinya, ihangane, rwana intambara nziza. Nje kukubera Imana, nje kukuvugira, nje kukurwanirira, nje kukwambutsa aho utakwiyambutsa. Hano rero bakavuga ngo kandi nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayeli umutware wanyu. Reka mbabwire, hari ingabo z'abamarayika Imana ijya yohereza mu ijuru. Hari imitwe minini cyane y'abamarayika. Hari abamikayeli. Abo ngabo abamikayeli bashinzwe kuza kukurwanirira za ntambara zikomeye. Burya nubona uri mu kigeragezo, uzi ko wizera, uzi kukorera Imana, ujye umenya ko marayika Mikayeli ari mu ruhande rwawe, ahagaze iruhande rwawe kugira ngo akurwanirire. Aba ari hafi yawe kugira ngo akuvugire aho utakwivugira. Aba ari hafi yawe kugira ngo aguhindurire amateka. Aba ari hafi yawe kandi kugira ngo aguhindurire izina. Abo bamarayika rero ni benshi, ni umutwe munini cyane, ariko bakagira ubahagarariye mukuru wabo witwa Mikayeli. Ariko n'abandi ni abamikayeli, ni benshi. Abo bashinzwe kurwana intambara z'abera. Imana ishimwe cyane. Hakaba rero n'undi mutwe witwa abagabriyeli. Abagabriyeli rero umumaro wabo nibo bazana ubutumwa, bazanira abera ubutumwa bwiza. Akaza mu gihe wihebye uri mu kibazo, akakubwira ati humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, ndi mu ruhande rwawe. Bazagutera ariko nzakurwanirira. Ngo ahari bazagutera baciye mu nzira imwe, mbatatanyirize mu nzira zirindwi. Bivuze ngo uwo ni marayika ushinzwe guhumuriza abera. Abagabriyeli bashinzwe kuzana ubutumwa buhumuriza abera. Kandi abamarayika ni abakozi b'Imana. Kandi noneho ikindi, bashinzwe gukorera twebwe abantu. Ni abakozi b'Imana. Imana ituma itwoherereza mesaje, ubutumwa buduhumuriza. Hanyuma uwo rero Mikayeli niwe nari ndimo mbabwira, ashinzwe kurwanirira abera. Iri jambo riravuga ngo Mikayeli umutware wanyu. Ni umutware, yo haleluya, niwe ushinzwe intambara zimwe zikomeye. Igihe abadayimoni baguteye, igihe uryamye usinziriye, hari n'ibyo utamenya, Mikayeli akabifatira aho ngaho mu kirere, ukabona wowe uratambutse. Imana iguha umugisha. Hari n'undi mutwe rero witwa abaserafi. Abaserafi nabo umumaro wabo, nabo bafite umumaro wabo. Bahora bazungurutse intebe y'Imana. Imana ishimwe cyane. Navuga imimaro myinshi y'abamarayika, ariko kubera igihe reka wenda se nugarukira aha ngane ku musozo. Hari ubutumwa nashakaga kukubwira. Waba umaze iminsi wiyiriza ufite ibintu uri gusengera, humura, Imana ije kugusubiza. Imana ibaha umugisha. Waba umaze iminsi kandi urwaye, humura, Imana ije kugukiza.
waba ufite depression, Imana ije kugukiza iyo depression. Waba umaze igihe unywa ibiyobyabwenge kubera ibibazo byinshi, ndagira ngo nkubwire ngo hindukira. Yesu niwe waguha amahoro, va muri ibyo biyobyabwenge. Kandi si wowe uzishoboza, hari imbaraga z'Imana zizagushoboza. Reka mbasengere. Imana ibaha umugisha. Narababwiye ngo ijambo ry'Imana ntabwo riba ritoya, uko ringana kose ni message Imana impaye ngo nguhe. Kuba impaye n'aka kanya ngo nyikubwire, Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa. Dusengeye umuntu wese wumvise rino jambo kugira ngo rimukomeze, rimukure mu mwijima, rimukure mu icuraburindi, rimukure mu bigeragezo, ahubwo rimushyitse mu mucyo witangaza. Kuko ijambo ryawe rivuga ngo kuko wakunze abari mu isi cyane, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Urakoze Mana, buri muntu wese uzakurikira Arabohora TV azaruhuka umutima, azumva imbaraga zikomeye zije kumurwanirira, kuko si twe turwana, ahubwo ni Imana iturwanirira. Urakoze Uwiteka, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ushobora kubona kino cyigisho ukagisangiza n'abandi bene data, kugira ngo nabo ijambo ry'Imana ribafashe. Buriya iyo ugishe yarinze ukagiha n'abandi, cyangwa se ugakora uburyo bwose ubutumwa bwamamara, nawe ubwawe ugabana umugisha hamwe n'umwigisha. Imana iguha umugisha. Ndabakunda cyane, kandi nkomeza gushimira abantu bose bakurikira Arabohora TV. Mujye mukora subscribe, share na like na comment. Niba hari icyo mubona twahindura, mujye mubitwandikira. Niba nawe ufite ubuhamya wasangiza abandi, cyangwa ijambo ry'Imana, utwandikire tuguha umwanya. Uyu murimo ni mugari, ni wacu twese ngo tuwukore. Imana ibaha umugisha. Amen.